Inshuti muvandimwe wowe ukunda gukurikirana ibiganiro byanjye, muri aka kanya reka nkugezeho uburyo ushobora kubigenza kwitabara mu gihe wafashwe n'ingona. Hari uburyo ushobora kurwanyamo ingona yari yagufashe ikakurekura. Ubu ni uburyo bukomeye cyane ngiye gukubwira kandi ukwiriye kumenya neza, kuko ngo ntawumenya aho bwira ageze, ntawumenya uko ricya cyangwa se uko ryira, ntawumenya aho rirengera cyangwa se aho rivira cyangwa se aho igwira. Rero rimwe na rimwe kutamenya kwirinda n'uburyo umuntu yakitwara mu gihe ingona yamufashe, biri mu bintu bituma abantu barenga 1000 hirya no hino ku isi bicwa n'ingona buri mwaka. Ikibazo cy'abantu rero baribwa n'ingona cyageze na hano iwacu mu Rwanda, kuko hirya no hino hari aho tugenda twumva byabaye, ariko cyane cyane hafi ya za Nyabarongo ukumva ngo ingona zariye abantu. Birumvikana rero ko mu gihe umuntu aba atumva neza icyo yakora mu gihe asagariwe cyangwa yafashwe n'ingona, kuko byose biba mu gihe gito cyane. Ubu buryo rero umuntu ashobora kurwanyamo ingona ni bumwe mu byo Abanya-Australia babashije gukoresha igihe bari baguye muri ako kaga ko kuribwa n'ingona. Hari Umunya-Australia rero wabashije kwirwanaho kandi abona biramuhiriye. Byabaye ngombwa ko nawe wabasha gukoresha ubwo buryo kugira ngo nawe mu gihe waguye mu kaga k'ingona nawe ubashe kubikira. Hari uburyo rero yakoresheje kugira ngo acike ingona yari imaze kumufata ndetse ikanamwibirana mu mugezi uri mu gace kamwe k'iwabo. Avuga ko mu gihe uri gusatira agace ukeka ko kaba karimo ingona, ugomba gukubita inshyi ku mazi ndetse ugatangira kuvugiriza kugira ngo uzikange. Iyo ukoze ibi zumva neza ko umuntu uje azi ko zihari, bityo zigahunga. Nubwo bidakunze kubaho mu gihe ingona igusanze cyangwa ukayisanga ku butaka, ariko hagati yanyu haba harimo intera. Uburyo bwiza bwo kuyirwanya ni ukuyihanga amaso ukayereka ko wayibonye. Ibi bizatuma igira ubwoba, bityo igume ahiri cyangwa se isubire inyuma. Mu gihe uzabona ije igusanga ushobora kwiruka, kuko ku butaka igira umuvuduko uri hasi cyane kandi ikananirwa vuba. Nubwo bigoranye ko iyi ingona yagufashe ushobora kuyicika, biba bigishoboka ko ushobora kuyirokoka igihe wamenye ko ubyitwaramo. Kuba ingona ifite ubushobozi bwo kwibira mu mazi ikamaramo igihe kinini kuruta icyo umuntu ashobora kumara, bituma umuntu yibiranye yicwa no kubura umwuka mbere y'uko ingona imwicira ubwayo. Muri iki gihe rero umuntu uhumeka aba afite ubushobozi bwo kuyirwanya kandi akayicika. Ibi ashobora kubikora ayijomba intoki cyangwa ikindi kintu yaba afite mu maso. Ibindi bice bibaza ku ngona ni amatwi n'amazuru. Mu gihe uwo yafashe abikubise cyane ishobora kumurekura. Ingona igira indi nyama iri mu kanwa inyuma y'ururimi iyifasha gutamira amazi igihe iri munsi mu mazi, cyangwa se kutibira igihe yasamye. Iyo umuntu ayifashe abashije kumanura iyi nyama, bituma ingona imira amazi menshi, bityo ikamurekura. Hanyuma rero uyu muntu avuga ko ibi umuntu agomba kubikora mu gihe gito cyane mbere y'uko atangira kubura uko ahumeka kubera amazi. Yongeyeho ko kandi kuyageza gufungura urwasaya rwayo byo bidashoboka. Ati kugerageza gufungura umunwa wayo n'amaboko yawe byo ntibishoboka. Urwasaya rwayo rwifungana imbaraga nyinshi. Ndakwifuriza rero amahoro y'Imana, kandi ndakwifuriza gukomeza gukurikirana ibiganiro byanjye ndetse no kubasha kuntera inkunga mu buryo bwose ushoboye ahangaha kuri urubuga rwanjye, kugira ngo nanjye ubashe kumpa ayo mahirwe. Urakoze cyane. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe.